ntaryo mbona se ntabwo warireba ntaguhaye uburenganzira kugira ngo uribone nuko ngenga uburenganzira bwo kuribona. Ihembe ryanjye garagaza singiriri yasuri kuribona amayi muri uyu munsi uzaza ukongera kuza ntungoye nkaguhindura ipusi ntabwo uzagaruka. kayiri no kuntera ubwoba cyane. Hari igihe uzaza mbwira inzoka yanjye zigusuhuza n'izikagusuhuza ntabwo uzongera ko cyane rwose. Iryo nkwereke turi hariya mu nzu uri kuribona aho rigeze. Ihembe ryanjye komeza wigendere, niba atabonye nta kindi azabona. Ubu se nagerayo nawe araribona? Nageraho ntari TV ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Ni kazi kenshi kandi gakomeye katumye uyu munsi tuza mu bice byo mu majyaruguru y'u Rwanda. Muri aka kanya tukaba tugiye kujya kureba muganga mwamenyerezwe nka Nyirabisabo. Ni ibintu dushaka kujya kureba uburyo avuramo noneho umunsi ku wundi. Ntabwo twigeze tumuteguza, tugiye kumusanga aho asanzwe akorera buhoro buhoro kugira ngo tumenye se ubundi mu buzima busanzwe avura ate, abameze ate, abayiteguye ate. Katugireyo mu office turebe uko biba byifashe. Si ubwa mbere tuhagera, ariko noneho uyu munsi reka tumenye ngo ari mu biki, ni biki bari gukora umunsi ku wundi. Muraho muga? muraho neza. Makuru? Neza. Buhoro? Muri gushaka iki se kandi mwebwe? Twari tuje kubareba nk'ibisanzwe, ni kazi kacu nk'uko ubizi. None ko nta mwanya mfite ko ndi gukorera umuntu uri hanze, ndi gukorera umuntu uri muri Amerika, rero nari ndi kuvura muri aka kanya. Nta kibazo n'ubundi. Ababyeyi bari bambwiye ko muri buze, ariko aka kanya nta mwanya mfite ndi gukorera umuntu uri mu gihugu cyo hanze. Tuje mubizi ko noneho nsanze ku gicaniro, nanjye nawe nari ndimo rwose, mwafasha mugasohoka ngakomeza akazi. Ubundi icyo dushaka ni ukureba n'ubundi uburyo ukora akazi umunsi ku wundi. Ubusanzwe twazaga ariko ntitubibone neza, niyo mpamvu tugira ngo abo nari ndi gukorera b'Abanyarwanda bari hanze, ubu ngeze ko nabarangirije ubundi gukorera umuntu wo hanze. Abo hanze nibo ngisaba nibo ndi gukorera, ndi gukorera umuntu uri mu gihugu cyo muri Amerika. Hari ikibazo noneho umwanya munini keretse nicara hariya nkamukorera ibyo biganiro mushaka mukabikora, umwungirije umuntu wanjye tukicara nta kibazo tukabikurikirana, nicyo dushaka ubundi. Nicare hariya bakire, dore ko ntabakire aho mwahereye mufata ibiganiro, ntabwo ibyo mushaka ntabwo mwabibonye. Uyu munsi nibyo dushaka kugira ngo turebe ukuntu nicara hariya nkomeza kuzikana. Nta kibazo. Cara hariya hano. Cara hano. Yego, ibyo nari maze kukubwira mu kanya maze kubibona. Ubu bihagaze bite mwana wanjye? None soko ndi kwa mfite amatsiko igaranga hino. None nibyo bashaka. Ubu ndi ku gicaniro. Nabonye ubuki bw'ababyeyi n'inzoga y'ababyeyi wabitanze. Ubu ndi ku gicaniro ngiye kugufasha mwana wanjye. Namaze ubuki bwanyu buri ku gicaniro, namaze kugera imbere y'ababyeyi, ngiye kubushiraho igitambo gishireho, ngusabire umugisha ku babyeyi. Iyo myaka n'imikoshi baguterereza uko kudatera imbere, turebe ko twabikuraho mu kanya. Ndohereza ihembe ribikureho byose. Yego ngiye kuguha insinzi mu kanya ndohereza ihembe kubera uhiguye umuhigo w'ababyeyi, ribikureho byose. Humura mwana wanjye, igihe cyose ugize ikibazo ujye umbwira, niteguye kugufasha. Urakoze, ngaho bunkupiye gatoya ngukorere, maze ibibazo byawe nibica muzibuke gushimira ababyeyi. Mu kanya ndakoherereza insinzi mwana wanjye.
nakuvugisha oya reka kumvugisha ndi kuvura rwose ikiganiro kiraza nyuma mumaze gufasha uyu mwana babyeyi uyu ni umwana wanyu Habimana Evariste mwene Sebahinzi Ernest. Dore ubuki bwanyu babyeyi, dore inzoga yanyu arayibahaye babyeyi ku kibazo cye, arabituye babyeyi kugira ngo namwe mu muhinzinzi uko mwadufashije mu cyumweru gitaha na n'ubu ibintu biri kugenda bigenda neza, kana agashimwe abohereje babyeyi tugiye kumukorera kugira ngo natwe mutwereke ko igitambo cye mucyakiye babyeyi, kugira ngo mutwereke ko mugiye kudukorera byose n'ishimwe ryakiye kandi k'insinzi agiye kuyibona babyeyi. Ngiye gukoresha ikibiriti mwampaye babyeyi n'amazi nk'uko mwabimpaye kugira ngo imbaraga zigaragarire aha ngaha babyeyi. Munzanire amazi. Ngiye gukoresha amazi arera, amazi ni umugisha. Niturangiza babyeyi, niba mwemeye igitambo babyeyi umuriro uraka, niba igitambo mutacyemeye babyeyi umuriro ntabwo uri bwake. Ibyo ndabibasabye babyeyi imbere yanyu. Uyu mwana nakuzukuru kanyu ntacyo atakoze, ituro yararibahaye, ishimwe yararibahaye. Tugeze ku munota wa nyuma babyeyi, ndi ku gicaniro cyanyu. Niba mutwemereye babyeyi, ahangaha amazi ni umugisha, amazi arera, amazi ni ubuzima. Niyo ngiye gukoresha kugira ngo munyereke ko insinzi ye muyemeye. Noneho babyeyi ikindi ngiye gukoresha ni umuriro. Nimunyemerera babyeyi umuriro uraka. Nimutemera igitambo babyeyi umuriro ntabwo uri bwake. Babyeyi iri ni ihembe nkoresha ngiye ku gicaniro babyeyi. Munyemerere muri iri hembe babyeyi nditume hakurya y'amazi, nditume hakuno y'amazi, uko nditume iburasirazuba nkaritume iburengerazuba babyeyi. Mumfashe kuri iki gicaniro n'aka kana kanyu. Niba mwemeye igitambo cyaka umuriro wake muri ano mazi babyeyi, murakoze. Ntugire ubwoba sinjye wakuzanye. Ubwo rero umuriro uratse, igitambo cy'uyu mwana kiremewe, igicaniro kiremewe babyeyi. Murakoze babyeyi kwakira akakuzukuru kanyu babyeyi. Shazampamagara mbwire ko yakize, ngiye kumwoherereza ihembe rijye kumuhesha umugisha babyeyi. Rino hembe numvishe uvuga ugiye kohereza ni iryo kumara iki? Ririya hembe ngiye kohereza nirigiye kurangiza ibibazo byose by'uriya muntu no kumuha imbaraga. Ngibyo byagiye, sinzi aho warebaga. Hembe ryatambutse. Ubwo se riragiye koko cyangwa? Hembe riragiye, ahubwo niba utaribonye dusohoke no hanze ngende nkwereke. Tugende njye kureba ko turibona noneho. Niba koko ryagiye. Tambuka ugenda uraribona ihembe ryagiye. Ngira ngo ugeze ngakore. Aho riri hose umuntu araribona? Uraribona ariko nta burenganzira ufite bwo kuribona atari njyewe kuko hano. Ubwo se ubundi rigira ukabingana gute? Ku buryo rigera aho hanze? Ntaryo ihembe ryanjye hagararira. Ko ntaryo mbona se? Ntabwo warireba ntaguhaye uburenganzira. Kugira ngo uribone nuko ngiye ngo uburenganzira bwo kuribona. Ihembe ryanjye garagaza. Singiri ririya suri kuribona? Yampaye. Waribonye? Yampaye. Waribonye ngiryo. Ubu se nagerayo nawe araribona? Nageraho ntaribona. Kuko njye nakazi kanjye ndi kumukorera rigiye kumurangiriza byose, singo aribonye yahahamuka. Noneho ndumiwe.
wemeye ariko iryo nkwereke turi hariya mu nzu uri kuribona aho rigeze hembe ryanjye komeza wigendere niba atabonye nta kindi azabona wampa akanya gato noneho basi tukanaganira kuri ibi bintu mbonye bidasanzwe ndabikwemerera ariko ntabwo ngusubiza mu gicaniro cyanjye ntabwo aba ari ngombwa ko wajyana umuntu nkawe kuko nturi umurwayi ntuje no kwifuza tugende muri salo wicare unganirize izo nkuru za nyuma nta kibazo ariko gukora mpuzamahanga utaburiye ntabwo mbishaka. Inshuti za Freemax TV nk'uko mwakomeje kubikurikira uyu munsi twaje gusura muganga Nyirabisabo tugira ngo turebe uburyo akora ubuvuzi bwiwe bwa gakondo nk'uko dusanzwe tubimuziho ariko umunsi twaje tutanamuteguje kugira ngo se koko turebe niba gukora ibyo akora umunsi ku wundi ndetse n'uburyo aba ari kubikora. Twahereye aho akorera nubwo twamutunguye ariko bitewe n'uko wenda tunamenyeranye ntiyatugoye cyane yaturetse turareba. Hari ibintu byinshi binantunguye umunsi nayo ntarabona nubwo maze iminsi wenda cyangwa se hashize igihe tugenda tugerageza gukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye ubuvuzi gakondo bukorwa gute dusura n'abantu batandukanye. Nyirabisabo rero niwe turi kumwe uyu munsi ngira ngo mwajye mubona bitandukanye yagiye akora hari n'ibyo akoze uyu munsi bidutangaje ngira ngo tugaruke tunabiganiraho mu buryo noneho bunonosoye. Nyirabisabo ariko noneho kangusuhuze neza ntagutunguye muraho neza muri amahoro ni amahoro nizere ko utaturakariye ntabwo nabarakariye ariko mubaburiya hariya mwamunyiciye akazi kuko mfashe umwanya nganira namwe haba hari abantu benshi mba ndi gutakaza musanze mu kazi ndi gufasha umuntu uri muri Amerika uzajya tubabarira rimwe na rimwe tuba dufite amatsiko mufite amatsiko ariko aho mwahereye muza ibyo muba mushaka mwarabibonye mwakarekeye aho ngakomeza akazi kanjye. Ikintangaza nuko akenshi buri gihe iyonje ahubwo mbona ibishya buri gihe ukonje mbona ibishya ibyo utazi nibyo byinshi hari ibindi utaranyereka nzabona n'ubundi hari ibindi by'iwanjye ari bishyashya buri gihe ntiwabireba ngo birangize. Mbo uyu munsi wenda ntunguwe n'ihembe ihembe ku buryo wohereza ihembe rikagenda wabivugaga nkagira ngo ni imyuka wenda igenda gutyo gusa biriya bintu bikorwa gute? Igicaniro nari nkiriho ihembe naryohereje ryagiye ryaka umuriro turi mu nzu urambwira ngo mbese niryo rigiye urahakana dusohoka hanze ndanakwereka ndihagarika rigeze mu kirere rigenda warirebye ntiwaribonye nakubwiye ati ntiwaribona ko ari njyewe ubikwemereye iryo hembe naribwiye ati hagarara hembe ryanjye rirahagarara ihembe waribonye rigenda ririya hembe rero rigiye kugenda rifasha uriya muntu uri hanze nirihagera rirakuraho imyaku imikoshi ibiterezanya ibirumikana ikintu cyose kibi cyamwangiriza kirava ni ukuvuga ngo uriya muntu yamaze gutanga ubuki bw'ababyeyi n'inzoga y'ababyeyi nta kindi kiba gisigaye uretse kumuhesha umugisha. Ririya hembe rero ubonye ko rigiye ryaka icyo rigiye gukora ni ukumuhesha umugisha rigakuraho biriya byose bimuriho. Buriya hari nk'abantu baba bari hanze ni ukuvuga ngo ndikoresha kenshi na kenshi ku bantu bari hanze uretse ko hari n'igihe ntakoresha ihembe ngakoresha inkuba nuko uyu munsi ariko ababyeyi ari bwo buryo bashatse ko nkoresha. Wenda ihembe rirantangaje uyu munsi bitumye nibaza uretse ihembe wenda hari n'ibindi wohereza nka kuriya hari igihe nohereza inkuba zindi watweretse hari igihe nohereza inkuba nohereza ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'icyo nshaka gukoresha muri uwo mwanya. niyo ntatumye mfite inkuba y'ingore nkagira inkuba y'ingabo nkagira ririya hembe hari inkoni nkoresha ni ibintu byinshi nkoresha. Hari n'igihe wohereza ya nkoni watweretse nasigaye n'ababyeyi cyane iriya nkoni nyirambikaho umuntu ibimurimo byose ari wabuze urubyaro wabonye ko mfite imana y'amafaranga wabonye ko mfite imana y'ababyeyi wabonye ni ibintu byinshi mfite bitandukanye nkoresha. Ndumva ibyatari bishyashya mu matwi yawe ari ibintu umenyereye nk'umuntu ukunda kugenda ahangaha. Hanyuma nka kuriya wohereza ihembe ryawe riragiye rizagaruka ryari bizarifata igihe kingana ute kugeraho cyangwa no kugaruka? Ririya hembe ko rigiye nuko rizagaruka ni njye bize ntabwo bikureba. Hanyuma wenda ababyeyi tuba tutagomba kukumenera kuko nta kikureba. Ushaka kumenya byinshi abanyamakuru ariko ntabyo nkubwiye ibintu byanjye nk'umuganga wenda se birahagije wabonye ihembe ryohereza twari turi mvura ati se niryo rigiye ati koko riragiye ndikwereka rigeze mu kirere ndarihagarika kugira ngo urebe wenda wemere ubwo ibyo wabonye birahagije si ngombwa ngo umenye igihe rizagarukira n'igihe rizazira kuko nturi muganga.
wenda tubwiye ko ushobora kohereza ihembe, ushobora kohereza inkuba, inkoni, wenda n'izindi mbaraga ufite. Imbaraga ni nyinshi. Iyo nshaka ngusha imvura, iyo nshaka bapfuye ndabavura. Ejo bundi hari umwana mperutse kuvura yari yitabye Imana, ndamuvura arakira rwose. Mu mihango yose yari yarangije gukorwa umwana ndamukiza, ubu ngubu ari kwiga nk'abandi bose, ni muzima. Ejo bundi wabo baje kunshimira. Nangiye kukubaza, umuntu w'ikiragi nawe ntabwo yavugaga, afite ikibazo cyo kutavuga, nawe ubu ngubu aravuga, bita Sara. watubwiye ko bariya bose bari abo uvura benshi bari ibintu baba batererejwe cyangwa se imyuka mibi iba yabafashe ikabateza ibyo ngibyo. Ubundi ntabwo mvura indwara zitari za kinyarwanda, mvura indwara za kinyarwanda, indwara za kizungu sinzivura, kuko nzivura ndakeka n'ibitaro bitabaho. ahubwo impamvu ibitaro biriho ni uko ziriya ndwara bavurira mu bitaro ntazivura, ahubwo mvura indwara za kinyarwanda. ariko se nta gihe wenda urajya kuvura nk'izo ndwara za kinyarwanda ugasanga wenda hari imbaraga zirenze ziruta igihembe, ziruta iby'inkoni? nta mbaraga ngewe zindi zindusha, kuko imbaraga zose zikoreshwa mu buvuzi ndazifite. hari n'abajya henshi bakaza barananiwe rwose, nkabafasha intsinzi nkayibona. ubonye kuriya namanje kumuvura, maze kumuvura nohereza ihembe ryo kugira ngo ryo kurangiza ryo kumuha ririya hembe nirigiye kumuha intsinzi kumuvura. wumvishe ko yakubwiye ati ndi gukira ndi koroherwa, yabivugaga wiyumvira. si inkuru mbarirana, ahubwo wabyiboneye wanabyiyumviye. ari ririya hembe ryawe n'inkoni n'inkuba, ni ikihe gifite imbaraga zikomeye? Bifite imbaraga, bifite imbaraga, kuko ibiha imbaraga ni ababyeyi, kandi ababyeyi banjye barahari. icyo nshatse gukoresha muri uwo mwanya imbaraga ziba zigifite. ikindi ni kuri iriya mana y'amafaranga. buriya hari igihe mbwira abantu, hari abantu bagiye bitiranya kuri iriya mana y'amafaranga, bakabyitiranya ko hari hano ari kuri banki. hari abantu bampamagara bambwira ngo none ngo waduhaye amafaranga ngo duhe kashi. hano ntabwo ari kuri banki, ahubwo ni uko umuntu abasobanurira, abantu bakumva ubusobanuro budahuye, bakiyumvira ibyabo cyangwa bakabitekereza bijyanye n'uko bababaye. ariko ntabwo hano ari kuri banki. ibyo barabumvishe naba, ahubwo iriya mana y'amafaranga nifasha umuntu udakora ntibigenda, umuntu ufite inyatsi, umuntu udatera imbere, umuntu bazi inzara igihe bakuzinga bakakwabura. njye hari ikiriya mana imfasha kugira ngo ngufashe nkuvure noneho utere imbere. niba wari kuzabona amafaranga, wari kuzatera imbere mu myaka 5, wenda utera imbere mu mezi 6, 5, bitewe n'uko nkuvuye. mbese nawe ubona umugisha ngo uheshe umugisha nk'abandi utera imbere. ariko hano ntabwo ari kuri banki. icyo nicyo mba ngira ngo nsobanurire abantu, kuko hari abagiye babona mufite imana y'amafaranga bakampamagara ngo duha amafaranga. hano si kuri banki, hano ari kuri banki. ziriya banki ntacyo zaba zibereyeho. ubwo ngubwo icyo ngicyo nicyo nanjye nzaga kugusobanuza. uvuze ku mana y'amafaranga, utuma wa mugani, hari abantu benshi bakomeje kwibaza ati iyo mana y'amafaranga ufite n'abakene dufite bimeze gute, bigenda gute, kuki utayatanga? sobanuye ntabwo hano ari kuri banki. umuntu none iriya mana imfasha kuvura abantu kugira ngo batere imbere babone amafaranga. hanyuma umuntu aramutse aje, amafaranga hano si kuri banki, kandi no kuri banki ntabwo bafata amafaranga ngo bahereze umuntu, bayahereza nyirayo. nibyo ahubwo bayahereza umuntu ushoboye kuyajera, uyashoboye, ufite ingwate, bakontorore bakareba ko umuntu ashoboye kubikoresha. rero bajye bicara batekereze ku cyo bagiye kuvuga n'uburyo bagiye kukivugamo. ni ukuvuga ngo umuturage uri ahantu runaka cyangwa se uri mu gihugu runaka uyu munsi ntabwo ashobora guhamagara Nyirabisabo yicaye iwe mu rugo amubwira ati ndumva nkeneye amafaranga, wamfasha iki? ntabwo agomba guhamagara avuga ngo ndumva nkeneye amafaranga, ahubwo agomba guhamagara avuga ngo ndakora ntibyemere, ntabwo ntera imbere, mfite ikibazo, abandi batera imbere sintera imbere, kuko umuntu aba afite ikibazo. ahubwo agomba kumpamagara ambwira ati ndarwaye, ahubwo mvura ntera imbere nk'abandi, mbona amafaranga. ariko se buriya mugani kudatera imbere nk'uko bivuga ni indwara yihe? mbi, kuko umuntu wese aba agomba gukora agatera imbere. igihe udateye imbere rero uburwayi baba barakwaboye abarozi, baba baragushyizemo inyatsi, baba baragushyizemo ibintu bita kwabura. hari igihe abantu babura imirima, ugahinga ntiweze, icyo ukozeho ntiwemere, ukamara imyaka 5 ucuruza ntutera imbere nk'abandi, ukabona abandi baragura amamodoka, ukabona abandi bari kwiteza imbere, weho ntacyo ugeraho. ufite amaboko 2, ufite amaguru 2, ariko nturi gutera imbere. naho ibyawe bamaze kubifatira babishyira ahantu. bivuze ngo
uba ugomba kumenya ko ufite ikibazo ukagana nyirabisaba akagusuzumira urugo, ko hari igihe bafata ibintu bakabitaba mu rugo ugasanga ibintu byagiye bikongera umuryango wose n'umwuzukuru n'umwuzukuruza. Icyo gihe uransanga ngasuzuma umuryango, namara kuwusuzuma nkawuvura, nyuma yaho yo kuwuvura nkazawutsirika kugira ngo batazagira ibindi bintu bashyiramo. Icyo gihe namwe mugatera imbere nk'abandi. Nta muntu waremewe gutera imbere undi ngatera inyuma. Ikintu cyica abantu ni uko batamenya aho babariza. Ariko se hari ibintu tuzi kandi tumenyereye umuntu ashobora gushora mu kintu runaka, ariko bitewe n'uko yakoze inyigo nabi muri ibyo bintu agiye gushoramo, bigatuma ari byo bituma ahomba. Hari n'ujya gukora ikintu wenda agahombeshwa n'abakozi wenda bamukorera. Ubwo ibyo nabyo twabyita guhombeshwa n'abakozi bagukorera, kuko ise undi adahombeshwa, kuko undi ashyiraho abakozi bagakora ntibamuhombeshe, undi akabashyiraho agahomba. Niyanyatse ibiri mu byawe y'imyaka. Ariko iyo bavuga inyatsi cyangwa nka gutyo uyivuga, iyo bavuga inyatsi mba numva ari ikintu kitagaragara, kidafatika, wenda amafaranga ntumenye aho yagiye, ariko noneho yahombye uri kubibona. Utabimenya nuko nawe nakuvuye inyatsi ukaba utayifite, ariko wakagombye kuba uri kubisobanukira. Nese waba unzi imbere ufite inyatsi sinko narayikuvuye. Niyo mpamvu utabisobanukirwa. Uri kubona utera imbere ukabona mugenzi we ntari gutera imbere, hariya hanze haparitse imodoka yawe. Uri kubona uri umwana ugana gutyo ufite imodoka, ukabona hari undi mungana nta modoka afite, wumva ko hari icyo washizeho. Ese wayimvuye rya kuyigura, wabimenya se? Wabimenya ko wifashe nk'umwana buri munsi uzaza ukongera kuza untungoye nkaguhindura ipusi, ntabwo uzagaruka. Bayiri no kuntera ubwoba cyane. Usigaye ukora urazuka ngo muje gushaka inkuru, muje rimwe kabiri gatatu, inkuru ntimwazigwije koko. Ibyo mwashatse kumenya kuri nyirabisaba ntimwabibona. Hari igihe uzaza mbwira inzoka yanjye zigusuhuza n'izikagusuhuza, ntabwo uzongera ko cyane rwose. Inzoka cyakora ndayitinya cyane. Noneho ubu ngubu wari uri kuvuga ku mana y'amafaranga, abantu bakunze kwibazaho ibintu byinshi. Iriya mana y'abagore yo noneho sibyo, uhambwiye ko ifasha abagore mu buryo butandukanye, ariko hari indwara z'abagore baba baragiye kwa muganga bakabwira ko ibintu ibi n'ibi ngibi ari uko bimeze cyangwa se bizagenda uko nguko. Iriya mana yawe niki gitangaje ikora wenda kurenza ibyo ngibyo abahanga muri za siyansi baba baravuze? Imana y'abagore, Imana y'abagore ngo buriya rero iyi mana y'abagore itandukanye n'ibyo byose muri za siyansi byo mu bitabo. Ntabwo ibintu nkora nta hantu nta gitabo birimo. Ibintu nkora ntaho biri muri siyansi. Ibintu nkora n'umurage, nta wabyanditse, ahubwo na babandi babyandika nabo b'amasiyansi usanga baza nkabavura, nabo bandika ibyo bitabo barangana. Bivuze ngo ngiye mfite ibirenze byabo, intege n'indi kandi ubushobozi burarutana. Hanyuma wenda se ibyo tuvuge ko nabyo baba babitewe na biriya bya kinyarwanda wavuze, ziriya ndwara za kinyarwanda? Ubundi uyu muntu afite uburwayi ndamusuzuma nkabumenya, yaba ufite ndabimenya. Ibyo byose biva mu gusuzuma umbwira. Uba wabanje kumusuzuma mbere yuko? Ntabwo njye nicara mvuge ngo yararwaye, ahubwo mbibona ari uko namusuzuma. Igisubizo kivuyemo gusuzuma nicyo kimpa uko muvura. Hanyuma hari abantu wenda bajya bagaruka bakubwira ati cyakora noneho turabona ibintu bimeze neza. Ubwo ndavuga ku mana y'abagore n'imana y'amafaranga. Maze ko abagore benshi bamaze guheka, bari barabuze urubyaro, abana bari gutamba mu mbuga. Abari bingo zari zasenyutse ubu bari kunshimira hano buri munsi. Ndakeka mwajanga ugakubitanira n'abantu hano ku irembo bafite amakesa n'amajerekani bavuye ahangaha kunshimira n'ibyibo. Abo ni bari bavuye hano gushimira. Ahangaha ntibwakwira hatageze nk'abantu 15. Mbese hano hahora ibirori by'abaje gushimira. Ngo nanjye barantuga, hari igihe njya kubona nkabona umuntu araje ati tuje gushimira mubyeyi. Ibyo ni ibintu menyereye, ntabwo ari ibintu bishyashya hano. Kandi nzi ko nawe si ubwa mbere si ubwa kabiri ugera ahangaha ugasanga abantu bavuye gushimira ku byo nagiye mbakorera. Ubu ngubu hari abantu bo hanze biteranije, bari mu bihugu byo hanze, bari mu Bubiligi, barateranije. Ubu ibyangombwa binjyana hanze narangije kubibona. Ni ukuvuga ngo igisigaye ni uko korona ivamo ngafata indege nkagenda nkabafasha.
ntago wabafasha uri hano nabafasha ariko bo barambwiye bati dushaka kukubona ku maso narabibakoreye birarangiye ariko barambwiye ati ikintu dushaka tugiye kuguteranyiriza itike ushaka ibyangombwa byose korona nivamo uzaze dusabane banyohereje impano nyinshi hano ubutaha uzana kweretse telefone banyohereje ifite agaciro ka 1,700,000 hari n'imyenda n'ibindi bintu byo hanze by'ibikoresho byo mu nzu bagiye banyohereza ngo namashimwe ibyo byose ngenda njya kubifata i Kigali ni byinshi nkubwiye amashimwe y'abantu byo ngenda mfasha byaba birebire. Hanyuma noneho nk'ubu Nyirabisabo iyo utangiye ukareba izo mbaraga ukoresha warazwe n'ababyeyi bawe ukareba wenda n'ibyo ugenda ukora ibyo bitangaza nabo ngabo ugenda uvura bagakira wiyumva ute? Mana ntabwo mbyumva nk'ibitangaza ntabwo mbibona nk'ibintu bidasanzwe kuko numva ko ari cyo naremewe numva ko ari cyo nabereyeho kugira ngo igihe runaka nzatabare ikiremwa muntu nzatabare abanyarwanda by'umwihariko abadiaspora bari mu bihugu byo hanze abanyarwanda bari mu gihugu n'abandi batari abanyarwanda ariko bakeneye ubwo bufasha numva ko ari cyo mbereyeho. Ku bintu bijyanye n'Imana y'amafaranga hari abantu bajya babaza sinzi niba ujya ukurikira commentaire abantu benshi rero bakunda kuvuga ati ubundi wo utanga amafaranga afite angana iki yayihaye bangahe yakijije bangahe wihereyeho? Ntabwo najya guhereza amahirwe yo kugira ngo abantu batunga amafaranga babeho neza njye ntariho neza ndakeka ntariho nabi ntabwo mfite ibintu bibeshaho umuntu neza no kubura ahantu heza no kuba ufite imodoka nziza no kuba ufite ubuzima bwiza ntabwo rero najya kubiha umuntu njye ntabyihaye bivuze ngo naramanje ndabyiha kugira ngo mbone ubushobozi bwo kubiha abandi. Rero no kuvuga ngo bantu niba nawe ugiye kwaka umuntu amafaranga ntabwo uzajya uzangana ndi umuganga ntarabyihaye uje ahantu uri gusesera uri kujya ahantu umuntu ubwo bushobozi ntabwihaye burya ngo we hazabuguha icyo gihe ubuyobye. Hari abantu bazambwira ngo twagiye hehe ngo ibi nibi ntibyashoboka aho hantu wagiye ugiye kwaka ubutunzi n'ubushobozi ntibabiguhe nuko nabo batabyihaye. Manzi ureba aho ugiye kwaka ubushobozi aho hantu uri gusesera uwo muntu ugiyeho manzi uvuga ati se mu by'ukuri uyu muntu yamfasha kuri iki kintu nshaka afite ubushobozi icyo atihaye ntabwo we hazakiguha. Bivuze ngo rero ibibazo bagiye bahurira hanze ngo bagira ibi n'ibi nawe abagomba kurezona akavuga ati mu by'ukuri uyu muntu utarihaye ikizindi bumusabike. Impamvu dusaba Imana ubugingo tukayisaba ubuzima bwiza nuko ari Imana umuremyi wa byose ifite byose. Bivuze ngo jya gusaba umuntu ubona ko nawe hari icyo yihaye jya gusaba umuntu uvuga ati mu by'ukuri niba ndi gusaba ivatiri uyu muntu afite Prado afite ubushobozi bwo kumpiki kuko nawe yarakihaye ntacyo agisaba. Rero icyo nicyo nshaka gutandukanyiriza kuko hari abantu baza bambwira ibintu ngo cyangwa bahuye n'ibini ngasanga bari kumbaza ibintu by'amafuti. Jya ku muntu cyangwa uzumbwira ngo nshaka amafaranga ariko nareba ati sore umubyeyi amafaranga arafite cyangwa ubwo bushobozi bwo kuba yampa impano yo gutunga ngatunganirwa nawe aratunganiwe. Ntabwo najya kubwira umubyeyi wabaye ingumba utabyara ngo nguhaye urubyaro nanjye ntarabyaye mfite abana nanjye ubu narabyaye ntabwo najya kubyaza umuntu ntarabyaye. Ntabwo najya kubwira umuntu ngo ukijije inyatsi nanjye nyifite nta nyatsi ngira icyo nkozeho cyose kimbera umugisha. Ntabwo najya kubwira umuntu ngo ukijije ibitegano ngo ngute iwanjye nta barozi ba nijoro barara babyina. Ntabwo ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo iwanjye namwe mugiye guhaguruka i Kigali mufite umugambi wo kuza aha ngaha mbizi ko muri buhagere bitari ibyo ndamutse ntabizi ntabwo mwandengera ku muryango nemere ko ahubwo ayo makuru mba nyafite. Ntabwo nabwira umuntu ngo ndagukiza ngo ndakugarura ibyo bakwibye nanjye ndi gutaka ngo baje abantu borera inzu baranye nta musambo wanyiba ngiye n'uwabyiba yabigarura. Ntabwo navuga ngo umuntu ngo yakundanye n'undi ngo baramwanga afite umukobwa wanjye waheze aho ngaho nta mukobwa wanjye wabikirumbo ngo abyarira aho ngaho cyangwa ngaheraho ngaho cyangwa nkabura umugabo cyangwa umuhungu wanjye yifuze umuntu ngo amubure umwana wanjye agomba gushaka uwo ashaka. Bivuze ngo buri wese ikintu cyose yankeneraho njye namanje kukiha. Bivuze ngo ni bya bindi bavuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Noneho narabwibanje. Ikindi nshaka kuvuga
hari ikijyanye na telefone, buriya mfite amatelefone nabwira abana bakayigeza hino, mfite amatelefone nyashyira ngaho abantu bayabone, kuko hari igihe umuntu ambwira ngo narahamagaye nitabwa n'undi muntu numva si wowe, ngira ikibazo. Mu by'ukuri ukurikije akazi mba mfite ngize umwanya wo kwitaba amatelefone, bwakwira ndi kwitaba telefone nta muntu nakwakira, kuko abampamagara ni ibihumbi byinshi. Rero amatelefone hari abo dukorana ni abaganga, nk'uko ku bitaro bagira abaganga bakagira na dogiteri, wenda ndabakuriye, ariko ni abandi bafite ubushobozi, nzi neza ko ubwo bushobozi babufite dukorana, bakira abantu nanjye ibibazo byabo nkabibarangiriza. Izi ni telefone abantu bose bahamagara bansaba ubufasha. Izi zose niwo zikoresha? Izi ni telefone, iyi ni impano ejo bundi bampaye, yavuye hanze muri Amerika. Inyinshi nizagiye ziva hanze. Izi telefone zose bazimpamagaraho abantu bambwira ngo dufashe. Rero n'ubu urabona ko bari kumpamagara, uri kubibona. Ntabwo ni ukuvuga ngo telefone ebyiri ni WhatsApp, izindi ni izo guhamagara. Izi WhatsApp rero mfashaho abanyamahanga, abanyarwanda bari mu bihugu byo hanze, abo hanze. WhatsApp nizo nkoreshaho, nzikoreshaho nijoro, singira igihe cyo kuruhuka ababyeyi banyifashiriza. Izi telefone zisanzwe bagenzi banjye bavuze barazitaba, igihe cyo kumufasha we iyo bamwitabye bamwandika mu gitabo, igihe cyo kumuvura akanzanira ikayi yamwanditsemo, akansobanurira ati uyu muntu arwaye gutyo, noneho nanjye mbere yo kumuvura ndamanza nkamuhamagara, akongera akabimbwira, ariko yagize igihe cyo kwakirwa. Bivuze ngo niba umuntu bamwakiriye nashyire umutima hamwe, yumve ko yageze kwa Nyirabisabo, bamufashe. Noneho kuri finali nge ndamukorera, hari amasaha agena namukorera, keretse ahubwo hari igihe kigezwe akabona ntiyigeze avugana nanjye ngo mukorere, icyo gihe arampamagara akambwira ati nakiwe n'umuntu ariko ntabwo urankorera. Icyo gihe mubaza uko byagenze nkamukorera. Icyo gihe ndabafasha rwose, ibibazo bikava mu nzira. Kuba atari njye wamufasha ntabwo bivuze ko ntamukorera. Yego. Hanyuma tugana ku musozo rero, ni icyo wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira abadukurikiye nibagane kwa Nyirabisabo. Kwa Nyirabisabo ingumba ziraheka. Kwa Nyirabisabo mana yanjye, abana baratamba mu mbuga, ababuze amahoro, ab'ingo zasenyutse, abakoze amadevoruse, ingo ndazisubiranya. Ntabwo nashimishwa nuko burya igihugu kiza gihera mu rugo, umuryango mwiza utangirira mu rugo. Iyo umuryango umeze neza n'igihugu gitera imbere. Niyo yaba yagiye kwaka ubutane, niyo waba ufite muke, ufite bamuke batandatu, umugabo yakwanze, ngana ngo uhuze n'umugabo. Wa mugabo niba umugore yakwanze yigize ishyano, mpereza amazina ye ngufashe umudamu agenda abe mu rugo, yubahe yubake, amenye ko uri umugabo, ibintu bijye mu buryo. Wa mukobwa we, wa musore we, niba umuhungu aguhemukiye cyangwa umukobwa akaguhemukira waramukunze wamutayeho igihe, sanga ngo uhuze nawe ajye ku murongo igihe wataye kiteye gupfa ubusa. Wa muntu we wibwe, ngwino wakwibye azabyikoreye ku mutwe mu gitondo. Abo hanze bigira ikibazo ngo none ko ndi kure ngo ndagufasha ute, mu kanya ihembe ndyohereje ureba rijya gutabara umuntu uri hanze. Mfite inkuba mboherezaho abari muri Belgique, abari muri Australia, abari ibihugu ni byinshi sinabirangiza. Imigabane yose ndahagera, keretse atari ku isi niho nagera. Nibangane mbafe mwarahakunze. Buri gihe ni kwa Nyirabisabo, ni kwa Nyirabisabo. Tugaruka bitewe na bya bibazo ugenda ubona munsi. Ngiye kuzicariza inkuru zose mbabwire muzikore, kuko ibintu byo kwirirwa muvuga Nyirabisabo simbikunda. Nabyo tuzabiganiraho nta kibazo. Gusa ndagushimiye kubw'uyu munsi, uburyo watwakiriye, nubwo tutari twaguteguje, wakoze cyane. Namwe murakoze, ariko mwamvundiye, ntimuzongere kugaruka mutambwiye. Tuzajya tubabwira. Inshuti za Freemax TV, kambashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Twari turi kwa Nyirabisabo, tureba uburyo akora, ndetse twanaganire kuri byinshi mu buryo akora ubuvuzi bwe gakondo. Ngira ngo